barabashukana ndetse barababesha cyane iyo bababwira ngo ntimwigore ntimwifunge ngo nta myaka ijana. Burya mu bintu byose tugenda twumvana ndetse no muri bya bintu byose tugenda tubona hari ikintu kiba kiri ingenzi ku buzima bwa buri muntu bwa buri munsi, ariko se rimwe wakora ukazaryicuza ubuzima bwawe bwose. Igihe cyose wakumva bimwe na bimwe bigenda bivugwa nk'amahame y'abantu ariko atari principe ya nyayo. Muhanzi warakuririmbiye ngo ntiwigore ntiwifunge nta myaka ijana. Icyo ni ikinyoma gikomeye cyane kuko nawe ubwe yarifunze cyane kugira ngo agere ku iyo ndirimbo yaririmbye. Benshi baheze mu kigare basigara barira uwo kwarika n'uwo gukuba amaguru. No kuvuga ngo mu buzima bwose bwa buri munsi tubarizwamo abantu benshi bagenda bashuka abandi. Munyarwanda bivuga neza ngo umwambi woshu umuheto woshu umwambi bitari bujyane. No kuvuga ko abenshi bagiye bigana abandi bagakora ibintu bagendeye ku byo abandi bakoze batabanje bashishoza, kenshi bisanze batekereza ku ngaruka bahuye nazo. Uzigana icyiza nshuti yanjye, ariko ikintu cyose kitari icyiza ntugakora ikosa ryo kukigana kuko wazabyicuza. Abantu benshi umuntu naza kukubwira ngo nta myaka ijana uzabanze umubaze imyaka ya nyayo kugira ngo aho ngaho ariho koko ukwiriye kwifunga cyangwa se udakwiriye kwifunga. Ni cya kibuga rero tugezemo twese dukiniramo, cya kibuga buri wese hagendamo areba cyangwa atareba agomba gusitaramo, hahantu huzuye ubunyereri bwinshi cyane bisaba kurebesha amaso y'umutima cyane kurusha kurebesha y'amaso twe turebesha y'inyuma. Ni yasi twicayemo buri wese agomba kubaho rwose ayicayemo. Iki kibuga rero nk'uko tubibabwiye ariyo si tubarizwamo twebwe. Hari abayibayemo bayirimo, hari n'abayibayemo batayirimo. Ahangaha ni naho turi buze kugenda tureba ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye uyu munsi. Iyi si hari abantu bayicayemo nk'uko bamwe bagenda babivuga bayirimo, kuko nko bayirimo hari n'abandi bayirimo batayirimo. So kuvuga ko abayirimo batayirimo batuye mu ijuru bakaba babarizwa hano ku isi agace gato. Iyo bavuze nk'umuntu ari ku isi atayiriho, ni igihe cyose ari ku isi atayifitiye umumaro. Ariko kano kanya wahita wibaza tese nuwuhe muntu ushobora kuba ku isi atayifitiye umumaro? Ese birashoboka ko yaba ariho cyangwa atariho? Nasanze ibintu byose hano ku isi hari abo bigirira umumaro ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Kabone ko n'uwavuye ku isi ubwe turimo tumusezera buri wese arimo yitegura ibyo agiye gukora, hari abagirira umumaro uwo mwanya kandi atarigeze bamubona nk'umunyamumaro igihe yari akiri ku isi. No kuvuga ni wa muntu wari uri gicibwa mu miryango y'iwabo, icyo gihe yarangiza noneho baramuterera ubuzima bwe bukaribwa ku rwego rwo hejuru, ariko yagera igihe cyo kwivira ku isi Imana muruhuye muhayeho gutura, hahandi twese dusigara tuvuga ngo Imana imuhe iruhuko ridashira. Aho ngaho ugasanga noneho atangiye kubagirira umumaro, si ugutumira basaba gutabarwa ndetse bagatwerereza yo kujya gushingura, ariko batarigeze bo batanga n'ubufasha ku buzima bwe ngo arebe ko yari agatambwe gato yatera nibura ngo yihindurire ubuzima. Ariko ako kanya wa muntu babonaga ko nta mumaro afite agize umumaro ari muri serikeye, ubwo amafaranga agatangwa kandi igihe cyose bari bari aho ngaho ntacyo barigeze bamumarira. Ariko igitangaje nuko bose barimo barira bavuga ko bamukundaga kandi bakamutangira n'ubuhamya bwiza. Nabuze umuntu batangira ubuhamya bo bikwirimbi. Umunyarwanda ati nta murozi wabuze umukarabya, ariko kandi nta n'uwo nigeze mbona ataba umukarabya kwirimba, ahubwo nagiye mbona abantu benshi bahinduka bakaba bakarabya gusa ko n'ubundi ntacyo baba bahinduraho. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo yagize umumaro kuri wa munsi we yamaze gupfa. Ni ukuvuga ngo urupfu rubaye igisubizo cya bamwe, abagirira umumaro kuko hari ibyo baruhutse ku buzima bwe, barangiza bagakoresha ijambo ryiza ry'icyubahiro bakavuga ngo Imana mwakire mubayo agire iruhuko ridashira. Nta n'umwe uzigera wumva bavuga ngo Satana mwakire mube. Ntibishoboka. kandi niba twumva ko Imana ihari na shitani arahari, kubera iki bavuga ngo Imana mwakire mubayo? Ese yakoze yihe mirimo imugeza ku iyo Mana, cyangwa se yakoze yihe mirimo? Satani we niba namuvuga ubanza we nta muntu umukorera ku isi. No kuvuga ngo uko bari kuvuga ngo Imana mwakire mubayo, ntibigeze bamufasha kugira ngo nibura zagere ku gihe cyo kumva yuko azakirwa mu b'Imana. Ibyo bintu sinzi niba ujya ufata umwanya wo kubitekerezaho ngo byibazeho ku buryo bumwe cyangwa ubundi nawe wihereza isomo. Ese hari
kubera iki abantu igihe cyose tuza kuvuga ngo umuntu Imana mwakire mubayo kanamutangira ubuhamya bwiza cyane ku munsi we wo kuva ku isi, ariko akiri ku isi twaramuvumaga, ariko byagera hari ahantu buri wese akaruca akarumira akanga kugira irindi jambo arenzaho. Ese wowe ujye ubitekerezaho ngo wibaze ngo ni iyihe mpamvu ibyo bintu bikorwa? Ese hari amagambo tuvugira hari ahantu hari icyo amarira abantu bari kuri iyi si, cyangwa se hari icyo amariye wa wundi wayivuyeho? Abantu ukuntu bateye ni abantu koko, umuntu niya nyamaswa y'inya byose nk'uko twabivuze mu biganiro byatambutse, ariko kandi koko ugasanga ni nayo kuko niyo yonyine ifite ubushobozi bwo gufata ikarya ibirayi, inyama, ibintu byose, ariko kandi ikagerekaho n'umuntu mugenzi wayo. Twagiye tubasomera ibitabo byinshi byagiye bigaragaramo abantu bagiye babigenza batyo. Umuntu ni nayo nyamaswa mbi cyane ifite ubwenge gusumba izindi nyamaswa zose, kuko twasanze ariyo nyamaswa ifite ubwenge butandukanye n'izindi nyamaswa, kuko izindi nyamaswa uko twaje kubona twasanze zose zikundana, intare tica indi ntare, ariko tugasanga ingwe ntiyigeze yica indi ngwe bihuje. Nabonye nta n'ipusi nigeze mbona yica indi pusi, ariko kubera ko umuntu afite bwa bwenge kuko butandukanye n'izindi nyamaswa, niyo wenyine ufite ububasha bwo kwica umuntu akica n'izindi nyamaswa. Ni ukuvuga ngo bwa bwenge bw'umuntu nubwo ngubwo mu gihe izindi nyamaswa zo zimenyana ubwazo, ariko we niwe ufite bwa bwenge bwo kwica mugenzi we. Aka kanya duhita twibaza tuti ese koko inyamaswa niba itica ngenzi yayo, ariko umuntu akaba ari we nyamaswa ifite ububasha bwo kwica ngenzi yayo mugenzi we, ariko kandi ari ugaragara nk'inyabwenge, ese ubwo bwenge buri he? Ese burahari cyangwa ntabwo buhari? Akumwe ko reka tube tugasimutseho gato karagaciyemo, reka tubanze twikomereze tubanze turebe ngo ese koko kubera iki nta myaka ijana abantu benshi barashutswe bagendera mu kigari. Waba uzi nk'umuko y'ijambo ngo agira iruhuko ridashira? Ese ibyo bakoresha ijambo rivuga ngo agira iruhuko rishyira byagenda bite? Mu bishoboka byose wasanga impamvu abantu bavuga ngo umuntu agira iruhuko ridashira baba bamubwira ngo genda utagarutse, kuko bavuze ngo agira iruhuko rishira hari ubwo niwenda yamaramo iminsi 3 agahita aza kwataka wa muntu wamuhemukiye, noneho ryaruhuko rye rikaba rirashize akamugarukira. Kubw'ibyo rero ubishaka utabishaka utegetswe kuvuga ngo agira iruhuko ridashira, cyangwa se ahubwo agenda butagaruka. Mbese mu yandi magambo nuko baba bavuze agende butagaruka. Ariyo mpamvu nyine babakire bo hejuru cyane bazonze abandi iyo baramutse bavuye ku isi bakoteraho ibisimi bibeto kugira ngo hatazagira n'umuzamura. Yewe hari ikintu bita amahoro. Ese wari uzi yuko amahoro y'umuntu ntaho ahuriye n'ibyo atunze? Ibyo bintu birashoboka. Niba bishoboka bishoboka bite? Uko umuntu ashobora kugira amahoro agatunga byinshi, ariko kandi ibyo atunze bikaba binyuranye cyane n'amahoro atunze mu mutima we. Kandi inseko zose si ibyo byishimo tubona, kumwenyura kw'abantu benshi hayo siyo munezero wo mu mutima. Abantu benshi babaye baseka mbabaye, ibaze ko ari inseko nziza kandi isesuye, ariko kandi ugasanga niyo yuzuye ubugambanyi mu mutima w'umuntu, akaza akagusekera yarangiza akanagukura ku isi. Wa muntu nguwo uko niko ameze. Aya mahoro rero y'umuntu adafite aho ahurira n'ibyo atunze nayo yaje kuba igisubizo cyiza ku bandi bantu badafite abantu abavugira. Iyo umuntu yari atunze byinshi cyane akaba ari byo bimuhereza amahoro akabaho kuko atuje, yakagombye kuba yarageze mu ijuru koko. Ariko Imana ikibona yuko wa mukene akennye cyane, ariko ikamuhereza amahoro atuje cyane mu mutima we, akishima ku rwego rwo hejuru, mu gihe umukire wari maganya. Ndetse akababazwa cyane no kubona igihe cyose wa mukene aba arimo yishimye kandi atunze duke cyane, ari avuga ati burya koko ubukene butera n'ubusazi, uriya we ubwo arashimishwa n'iki kandi nge mbabaye? Ni ukuvuga ngo hari ikintu Imana yashizeho ngo buri wese yisange mu cyiciro cye, kandi noneho buri wese abona agaciro yuko koko iyo Mana ibaho kandi isumba byose. Umunyarwanda wundi aravuga ngo iyo kize baraza, ariko kandi ntawakize ku mahoro ngo abandi baze bayagabaneho. Ni ukuvuga ngo amahoro ajya aho ashaka. Nabonye abantu barimo bagenda baseka bishimye mu muhanda, ariko tuganiriye gato ndebye intimba bujuje ku mutima n'uburyo bari gushenguka bahagaze, ukabona umuntu yari muzima aratuje, inyuma yiwe urabona aragenda mu modoka nziza, ari kumva ngo yiyahuye yagonze ikintu runaka kubera yuko yashakaga kwikura ku isi. Aya mahoro yabuze mu mutima we, ariko ibindi byose arabitunze arabifite, afite umugore mwiza, abana beza, ariko aho ngaho yageze yahaburiye amahoro. Aka kanya ushobora kwibaza ngo niba iki bishobora kubuza umuntu amahoro mu mutima we, cyangwa se niba iki bishobora kumuha amahoro mu mutima we, cyangwa se bikamuhereza ukwishima mu mutima we. Buriya wasetse neza n'uwishimye mu mutima we akamwenyura gusa niyo ryaba rimwe
gusa ariko isura ye igahora ikeye, ngiseko nziza kubera yuko umutima urabohotse kandi uratekanye. Bene uwo muntu ntuzamusangana urwangano mu mutima we, nta nubwo uzigera na rimwe usanga mu buzima bwe hari umuntu afitiye ishyari. Niba ari abantu babuze amahoro menshi ku isi, ni abantu batunze ariko badatunze gukunda abandi bagenzi babo. Niba ari abantu babuze amahoro ku isi, bari mu gahinda gakabije, ari abantu batunze ubutunzi bwinshi bwo ku isi ariko badatunze gukunda bagenzi babo. Hari usanga banyagutwa bagenzi babo baciye bugufi, utwo batinde bakabatingahaza cyane ngo bo bakunde bikungahaze, bigwizeho bya byubahiro sha. Bene abo ngabo batunze ibintu byinshi, babuze abandi amahoro ariko bo bayibukije kurushaho. Nibugira ngo ndabeshya, uzahemukira umuntu ufite umutima nama wowe, ntibizatinda kubona gato kurara ushikagurika ijoro ryose utekereza no ku bibi wakoze. Ariko kandi uwo wabikoreye we yariza yanihanaguye, yamaze kwiyakira akavuga ati Imana ishimwe ko n'ubuzima bwanjye atabujyanye, ahubwo akajya gushima Imana mu rusengero. Ashima Imana ko yatumye twanjye badutwara ariko ngarukura ubuzima bwanjye nda amahoro, akajya hariya akabyina. Ariko wowe wamutwaye ibyawe ibye kugira ngo wigwize utwa abandi, uraye utekereza uburyo ki wamubujije amahoro, uraye utekereje uburyo ki wamucucuye ubye, ariko kandi ukanahangayikishwa nuko ni wenda hari inzego ziri buze kuza kugukurikirana, ugakora n'ibishoboka byose ugahemukira benshi ngo babe ibitambo byo guhishira ikinyoma cyawe n'amafuti yawe wakoze. Ibyo ni ibindi bintu bikubuza amahoro, bikakuzonga ubuzima bwawe bwose, ukazabaho ubuzima bwo kwicuza udateze kuzabusubiza inyuma. Iyo ni yasi turimo, icyo cya kibuga twicayemo twese, isi kibuga cyaranyereye. Iyo ni yasi twese twicayemo tuvugiramo ibintu byose, abantu bakakubwira ngo isi yarahindutse, ngo isi yabaye mbi cyane. Ariko kandi iyo si barimo bavuga ko yabaye mbi cyane, ntiyigeze ihinduka akantu na kamwe. Abantu bayitemeye ibiti byayo, abandi bayiterera amasuri, ariko irangira berera ibahereza ibyo kurya, barayisaruraho ubutunzi bwinshi, ariko ubwabo barangiza bagatemagurana amaraso bakayuzuza muri yasi. Abandi bakaza bakagambanira abandi, ubuzima bwabo bukajya mu kaga, abantu bakarara bayimenaho amarira ijoro n'amanywa, barangiza ngo isi yarahindutse. Ahubwo imvugo nziza ikwiriye, mujye muvuga ngo isi tumaze kuyihendanya, tumaze kuyangiza, twayisanze yuzuye ibiti byiza, imigezi myiza, ibishanga byiza, ariko kandi nta maraso yari ayirimo. Ni ukuvuga ngo twebwe ubwacu nitwe tuyihereza iyo myanda yose ikayakira, twarangiza ngo isi yarahindutse. Isi uko twayisanze ni uko nguko ikimeze, ahubwo imyanda tumaze kuyishiraho. Ese birashoboka yuko twayikongera imyanda twayishizeho tukayikuraho? Ibyo bintu birashoboka? Ese koko kubera iki turimo twibaza ibibazo ngibi? Kubera iki twiga buri munsi ariko abantu bagahora bakora ibyaha buri munsi, ngaho ingo zirashize zirasenyutse, ubuzima bwa benshi bugiye mu kangaratete? Kandi ibyo byose wajya kubireba buri wese akakwereka inkingo ashingira kugira ngo agomeho. Ariko ibyo byose uko biza kubaho uko nk'uko niko benshi baryamye bakabyuka bakagendera hamwe, ariko kandi batari kumwe. Ibyo bintu ushobora kwibaza impamvu umugore n'umugabo bagendera hamwe, bakabyukira hamwe, bakarara hamwe, ariko kandi batari kumwe. Aribwo uri kwisanga benshi bari kurira uwo kwarika, abantu bakabana, ariko mu gitondo bugaca wumva ngo bageze mu gutandukana. Kandi mu mbanseko nziza aho babera bagoma umuntu, habera umuntu koko bajya gutandukana, ukumva ari kuvuga ati njye ndamwubaha, yankoreye byiza cyane, ni imfura cyane. Ese koko niba ari imfura wagiye kwaka divorce kubera iki? Warasigiriza ibitanoga. Nshuti yanjye, iteka ryose ufashe agasima keza cyane ukagapavoma ahantu hejuru y'itaka gusa, nta buye ririmo n'umusenyi, ndakubwiza ukuri uzabona ku gasima kayaze neza cyane, kagaragara neza, ariko nigatinda gupasuka vuba, kuko habyiniye hose iryataka yibagiriwemo, akorosaho sima ako kanya rihita rimaduka, kandi iryataka rikigaragaza, sima yikagira uruhande. Ni ukuvuga iki? Abantu benshi babayeho muri ubwo buryo yuko bafashe imbere n'iryataka, ariko hejuru nta gasima basigirijeho neza cyane, barahasiga harataka rwose, hagaragara neza cyane ku buryo bavuga ati umutekinisiye wakoze ibingibi niwe wa mbere kuri iyi si yose ya rurema, nta wundi muntu uhwanye nawe. Ariko kandi mwimbere n'itaka
itaka gusa ryuzuyemo, wabibwirwa n'iki? Keretse umwubatsi wubatse aho hantu niwe uzi ibyo yahashize byose, ariko kandi abazi yuko uw'inyuma atazigera abibona. Nibitinda gato umwana araza akahabyinira, ryataka rikaba ririmanyuye, kuko hari ibidafatana. Nshuti yanjye, ngiki kibuga turimo, umuntu wese ariho ashaka cya cyubahiro, ariko kenshi cyane ugasanga n'abafite cya cyubahiro ntibo bari gushaka kugiharanira ngo bakunde bagaragaze ko bubashywe. Hari umuntu wubashywe afite na cya cyubahiro, ari mu myanya myiza, ariko kandi akaba akeneye kugira ngo abanze akakaze bagenzi be na babandi yumva yuko kuko ayoboye, kugira ngo babone yuko nyine afite cya cyubahiro anakigaragaze. Abantu bibuke yuko agifite icyo cyubahiro. Mu marira menshi yaba agiye gutera ako kaga n'agahinda, batazigera bahozwa. Ibyo ngibyo uzabisanga mu gitabo cya Abapfu. Ukurira gusoma azagisome, cyangwa se azagenda asoma igitabo bita The Crucible, azahita abona uburyo ki ibintu byose bigenda. Ibitabo ni byinshi twakubwira ugasanga mw'ibyo bintu, uzasanga kenshi na kenshi b'abantu n'ubundi bafite icyubahiro aribo bari kukirwanira banagishaka, ko n'ubundi wa muntu wo hasi ntacyo afite nta n'icyo akeneye, kuko abona yuko atanagikwiriye. Akenshi na kenshi yagukaza nigire. Ibyo bintu byose turabigendana, tukabibona, tukabyumva, tukanabireba, ariko kandi twakora iki ngo bihinduke? Ese koko hari umuntu hari ku isi washobora kuzahindura ibyo ngibyo? Ese hari n'umuntu hari nimba bariho ushobora kuzaza akareba kagasima barisije neza kakagaragara neza, ariko imbere huzuyemo itaka ry'ibyondo ritaberanye n'isima rimanyuka vuba vuba? Ibyo ngibyo ntaho biba bitandukaniye na wa mugabo ujya mu kabare nijoro agashaka uwo biyaranje yajya kubona kubera ibitara babashyiriye makabona umuntu wese arakeye, ariko mu gitondo yajya kureba agasanga yararanye n'agakecuru katagira ubwinyo, kakana atanahagararana ko mu gitondo yarangiza agahaguruka avuga ati mpuye na Nyabingi, kandi koko yari yanagiye muri Nyabingi, ariko yarangiza akavuga ati nari mpuye na Nyabingi wamaze guhura nayo kare. Ese kubyutse wirukanga kubera isura ubonye mu gitondo, ugaterwa n'ubwoba n'ibyo sura ubonye kandi wararanye nayo? Watuje ukahava witonze nshuti yanjye, ko n'ubundi waharaye ntacyo wabaye. Nguko isi iteye, ngiyi isi turimo yiturije, ariko abayituye abisi ni babe, ariko kandi ni nabo beza. Nubwo abo bose bahari ku isi, ni nabo bafite bafasha abandi, ni nabo babari ibibazo byaba abandi barushye baremerewe. No kuvuga ngo abeza nubwo ari bakariko barahari bagakorera ibyiza benshi, kandi no muri abo bakorera ibyiza benshi ugasangamo n'ababi. Bya byiza babakoreye akaba ari byo bibafasha kujya guhemukira bagenzi babo. Noneho ibaza sha, wese turiho wisi, twese turi kwisangaho, haba bisi tubana nabo, kandi natwe turi abisi. Kuvuga ngo buri wese afite amafuti ye ku giti cye, ariko kandi se no kubera iki amahoro kuri bamwe batayakunda kandi birirwa bayavuga amanywa na nijoro? Babiterwa n'iki kibibatera? Ese hari icyo waba wibaza, cyangwa se hari icyo waba wibwira muri uwo mwanya ukaza kwibaza uti se ayo mahoro ava he? Ese ko twese tuba tugenda tuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, wakwibaza uti se kubera iki amahoro abantu bajya mu nsengero bakayaririmba, abandi bakayaririmba mu ndirimbo zigiye zitandukanye, ariko kandi ugasanga nibo bagenda bayabuza abandi? Ibyo ujya ufata umwanya nibura ngo ubitekerezeho cyangwa ubyibazeho, umenye igisubizo cya nyacyo ukwiriye gukora. N'ubundi iyo bavuze amahoro wumva iki? Ese hari umuntu ushobora guhereza mugenzi w'amahoro, cyangwa umuntu ashobora kuyihereza we ku giti cye kandi akayageraho? Umuntu umwe bise umuhanga, kandi noneho njye ntemeranya nawe, yaravuze ngo ushaka amahoro ategura intambara. Uwo ni umwe mu banzi b'amahoro wakoresheje iyo terme, ariko kuko ari umuhanga mu bahanga wanditswe isi ikeneye kandi yananditse mu mateka yabo, byarafashwe nk'ihame yuko ushaka amahoro ategura intambara. Ariko kuri principe yanjye navuga nk'ushaka amahoro arayaharanira, akayageraho, akayarwanirira mu buryo bwiza. Nta mahoro ariho abanje yahungabanya amahoro y'abandi. No kuvuga ngo inzira nziza yakabonetse, ushaka amahoro ntiyagateguye intambara, yagateguye ibituma arinda ibyo bashaka kwangiriza ku buzima bwe, akanategura n'ibindi byose byatuma yibera defender we ku giti cye, akirinda ubuzima bwe bwose mu buryo bwagutse, ariko kandi atabanje yajya kubuza babandi amahoro. Bagambiriye kumubuza amahoro, ariko we nashaka uburyo yirindira amahoro ye mu buryo bwe bwiza. Ariko ntiyumve yuko umuntu niba yatangiye kumugambanira wagiye guhita atera iya mbere yo kubanza yamurimbura. Ngo ushaka amahoro ategura intambara, ahubwo ushaka amahoro ategura ubwirinzi ku buzima bwe, akagwanirira kwirinda aho kugira ngo arwanirire gushaka intambara mu buzima bwe. Icyo
n'uruhande rwanjye, ariko kandi uwabivuze we ni umuhanga ukomeye cyane, kandi isi yose ikabyumva ikabigenderaho, kandi ababigendeyeho benshi babujije abandi amahoro bavuga yuko bashaka amahoro. Ibyo ngibyo ntibidufata umwanya munini ngo tujye kubishakira kure. Umugabo umwe witwa Putin, Vladimirovich Putin w'Uburusiya, uwo nguwo yaketse ko Ukraine ishobora kumubera ubwazi bubi, ikamubera n'umuturanyi mubi bucya mu gitondo ku itariki ya 2 mu kwezi kwa 2 mu 2022, arangije abatsaho umuriro arahatwika harashya. Aho ngaho yari yubahirije ya principe yo kuvuga ngo ushaka amahoro ateguriye intambara, no kuvuga ngo rubanda rw'ahandi ruragiye rurapfuye rurakongotse rurashize ngo kugira ngo abonere amahoro bagenzi be. Ntabwo yarakeneye amahoro yo kwirinda, ahubwo yaravuze neza yuko niba yamaze kubikeka byonyine gusa ko bashobora kumubuza amahoro, abanza ajye kuyababuza ubwabo, abandi be babone amahoro. No kuvuga ngo hari abagomba kuba ibitambo by'abandi kugira ngo bagere ku iterambere ryabo bagomba kugeraho. Ese koko kubera iki ubu buzima nawe ucamo bwa buri munsi hari ibyo uhura nabyo nk'ibi ngibi? Niba bibaho byagenda bite? Kubera ko abantu bapfa akantu k'ubusa ariko kandi kakabyara ikintu kinini. Biterwa n'iki? Byaba ari icyubahiro, byaba ari umwe muri bo wagambiriye guhangana n'undi. Umuntu umwe yaraje yubatse urugo, abanye n'umugore we babanye neza, ariko atashye asange hari igikoresho kimwe cye akunda akeneye, ariko uwo babana we abone ni ikintu cyoroheje cyane, ariko kuri wa wundi nyiracyo wakiguze w'umugabo abone ni ikintu we ahaye agaciro kandi yahaye n'umwanya, abifatira n'igihe gihambaye, aranakibika neza. Agiye kuza asange muri cya gikoresho cye hari akuma bangirije, arangije abwira uwo bashakanye ati wakwihuta vuba vuba ukanzanira kari agakoresho kanjye ko ngenda gakunda, warangiza ukaza twongera tukagasubizaho amahoro akaramba. Umugore ati ariko aka kantu ntago ari akantu k'ingenzi cyane, umuriro buratse. Undi ati ariko nikataboneka nta mahoro ubona. Undi arituriza yanga kujya kukazana, kandi koko gahari afite n'uburyo bwo kujya kukazana. Ibi turi kubabwira ni true story, ni inkuru ihari kandi nziza, turi buze no gutangaho inama n'ibitekerezo. Umugore yanga kukazana, yanze kukazana, umugabo arasubirayo amuhereza indi warning, aramubwira ati ariko nta mahoro uri buze kubona na make igihe cyose kari akantu utajya kukazana. Undi ati ariko kari akantu gasobanuke ku buryo kabuza amahoro. Undi ati rero kubera ko nsuzuguye kandi n'abandi bose bari kubibona, nutakazana ntange rituba amahoro. Kandi ako kantu kari gahari, afite n'ubushobozi bwo kukabona. Arangije arabyanga. Amaze kubyanga, umugabo ati nanjye ntundarira mu nzu, zahinjira ari uko kazanye. Undi ajya hanze ararira, aratukana, aratabaza ko bamuhemukiye na ndetse ko umuntu ari umwicanya mugiriye nabi cyane bihambaye. Undi nawe ati nanjye urinjira ari uko unzaniye iki akantu kanjye. Ubwo amasaha baraguye, ijoro ribe rirabaye, ijoro ribaye igicuku. Undi aratabaza cyane ati yewe bangiriye nabi, atundi nawe uraza koko kukazana. Ese aho ngaho ari wowe niyihe nama waza kubaha? Niyihe nama uri buze gutanga aho ngaho kuri abo bantu? Umwe arashaka akantu ke, undi we ntagashaka kukazana kubera ko atari ngombwa, kandi undi we akavuga yuko ari ingenzi kuri we kandi karahari. Bihereye saa 2 bigeze saa 8 z'ijoro, noneho nta hantu yakabonaho kujya kukagurira, kandi yanze kukagura kare kubera ko bamuhejeje hanze. Aratabaza ko agiriwe nabi cyane na ndetse yivubangatanya hasi ati yaba bamwicaga ariko ntibakamwica ahagaze. Ese hariya niyihe nama nziza ubona wabagira? Ni kubona uri buze kubaha. Ari nako nakomeza kuguhereza ikaze, nanakwibutsa kwiyi ari 103.5 Capital FM Fresh Hit for Kigali. Nge nkaba ndi Titus Innocent. Ikiganiro cyo ni kubera iki nkomeje kuguha ikaze. Uri umushoramari rwiyemeza mirimo, ufite ibigo runaka, amashuri, supermarket, inganda, hotel, bar, restaurant, uraranguza aho ngaho, ufite shop ikomeye cyane, ariko abantu bakeneye kugira ngo basobanukirwe ibyo bikorwa byawe byiza byinashikirwa, bakeneye kuza ngo bamenye aho hantu ukorera. Urafite bya byiza byinshi abantu bakeneye, ariko kandi bayobewe aho hantu ukorera, kuko burya ko bwamenywa yuko ari mwiza ruko yasohotse iwabo, iyo atari yagera ahagaragara nta musore wamubona yazasazira iwabo. Ndakurahiye gwino tugufashe rero kumenyekanisha ibyo bikorwa byawe, tubigeze hanze, umukobwa wawe mwiza agaragare, maze abarambagiza so kurambagiza ukirigita ifaranga sha. Bibazo utise twabikurahe hano mu mujyi Kigali kuri Dollar House muri floor ya gatanu. Reka tukwibutse ko waduhamagara kuri 0786 cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp tukagufasha kumenyekanisha ibyo bikorwa byawe. Ese wowe ibi bintu uko
nuko wabyumvise, nuko wabibonye, urabyumva ute? Aba bantu babayeho muri ubu buryo, ese abo ngabo nabo si bashaka amahoro? Ese niba tuvuga amahoro muri aba bombi, ninde ushaka amahoro ninde udashaka amahoro? Reka nze dutanga umwanya wa telefone tubahereze n'ikaze kugira ngo tugende. Abantu mwe mukomeje kugenda mutwandikira bugikari mutubaza ko iki kibazo, ndaje ntongere nge basubiriremo. Yaguze akantu ke kubera ko agakeneye, amaze kugura akantu ke kubera ko gakeneye, anagafata neza, arakabika ku rwego rwiza rwe yifuza. Amaze kukabika, akabika neza, yiriwe neza n'umugore we bameze neza, atashe asange aho yakabitse bakabikuye, ahubwo abana bari kugakiniraho. Arangije aravuga ati rero kubera ko mwakangirije, genda ukagure kubera ko gahari, tuze tugasubizeho, nawe uragasubizaho mbikwereka uburyo uza kubikora. Ntutagasubizaho turashwana kandi ntago uri bugira amahoro. Ntari nabona aka kantu. Uyu muntu ngo batangiye hakiri kare, hafi mu masaha moya, amasaha arakura kugera saa 8 z'ijoro, umugabo arahora umugore. Nutakazana surara muri iyi nzu, nawe urarara hanze. Umugore ageze hanze, imbeho imukubise, aratabaza ngo baramwishe, anavuga ko yahuye n'umuruhu ukomeye cyane. Umugabo ati nanjye uzanjira hano aruko wanzaniye iki akantu kanjye. Ndaratabaza avuza induru yuko bamwishe, bamumereye nabi, angaho kugira bamwica ahagaze, ahubwo bamwica bya nyabyo bakamukuraho. Umugabo aratuza ntiyagira ikindi yivugira, aramubwira ati ngiye cyo nkeneye n'akantu kanjye kukazana, kakabona kuko nge ndashaka amahoro, kandi ako kantu nutaza kukazana wansuzuguriye mu bana n'abandi, wanga kujya kukazana. Nakubwiye nutakazana nutuza, nanjye kandi sindi ubutume mbi igicibwa n'insuzugurwa imbere yawe. Umugore yigira mu byo bica amazi. None ubu ngubu umugore arimo atabaza, na ndetse ubuzima bwe yakoze ibishoboka byose ngo yigaragure, ngo umugabo arusheho kugaragara nabi. Ese koko aba bantu bombi, ninde uri mukuri, ninde ushaka amahoro, ninde udashaka amahoro? Ahangaha muraza rwose mugenda muduhamagara, muduhereze igitekerezo n'inama duhereze uyu muntu. Umuntu amenya akantu arangije anahagarara ku cyubahiro cye yuko atajya no kukagura, nako kamuraje hanze, ararangije aratabaje. Ese yamahoro yiherezaga mu mutima aracyayafite cyangwa yamaze kuyatakaza? Icyo ni ikibazo nawe ubwawe wakwibaza. Hari ukuntu abantu bashaka amahoro mu nzira zitari amahoro, kandi abo bose akaba ari bo bagaragaza yuko abandi baba bari babi cyane, na ndetse uzasanga abandi bantu babuze amahoro muri rubanda ari bo bantu bagaragara banarira cyane yuko babujijwe amahoro. Kubera iki ibi bintu bibaho? Kubera iki abantu bahohotera abandi iyo ari bo bagezweho, ari bo barira cyane? Nanone se kubera iki ingo z'abenshi zimaze gushira biturutse ku tuntu tw'ubusabusa ngutwo? Buriya turebye ibyaha bisigaye bitanga divorce, turasanga burya atari ubusambanyi gusa, ahubwo ni ibintu ngibyo bananiranwa mu ngo zabo. Niki cyakorwa? Kwigishije abantu uburyo ku muryango wubakwa, kwigisha ibyo umugabo yakora kugira ngo urugo rwe rumere neza, ibintu bishobora gusenya urugo. Gusa tuzaza mu kindi kiganiro tubigisha noneho niki twaberetse amakosa umugore yakora, ariko kandi tuzongera tuhereke noneho ko umugabo wenyine niki, ko umugore wenyine niki ashobora gukora, mu gihe twabivuze muri rusange kugira ngo turusheho kubaka umuryango. Ahangaha hari umugabo umwe tugiye kureba ku ndirimbo ye, tuyivugeho gato cyane. Uyu mugabo bamwita Rugamba Supiriyani, we yaravuze ngo wamuha ngo kurusha ubukire birenga ikunenyo, ngo yarema ibiterane cy'abakennye bose, ngo iminsi yabazonze akayihindanya iyo minsi yabazonze akayihinda rwose, akayirukanira kure ngo ataruhuka, ngaho ubutindi bwibanze ngakahatsindagira umwotso aho ngaho. Ese koko iyo abantu baza bavuga yuko iyo bagize ibyo babona kurusha abandi babateza imbere, babandi basigaye inyuma yabo bakabivuga ari uko batabifite, ese koko iyo babibonye nibyo bakora cyangwa bakora ibinyuranye n'ibyo? Nabonye umuntu umwe avuga yuko muri sosiyete bari barimo, niba twabyita itsinda, uwari ubayoboye mbere yabapfukanyizaga na ndetse akabahemukira, ku buryo ki ngo yahombyaga ibyo bintu nta gaciro abo bafatanije mu itsinda. Ariko we bamaze kumugira umuyobozi nk'umuntu wagaragaye yuko we ari we wahagararira abandi, ahubwo we aza batendagira cyane kuruta uwa mbere, kandi yaravuga ngo uwamuha we akaba ari we ubayoboye yazabagwa neza. Ese koko kubera ko abantu ibyo bashukisha abandi atari byo bakora igihe cyose bagize amahirwe yo kubona bya bindi barimo baririra, ibyo wowe nawe
ujya ubitekerezaho ngo bifatire umwanya, ngo yahakubita umwotso w'ubukungu bwiza byishyi, inka bagatunga, imyaka bagahunika, ngo maze nawe agatuza akazareba k'ubutindi akajya ntabugenzura, ngo bwabyutse umutwe agahita bwica. Ibaza sha, uwo yari afite icyifuzo muri we cy'ibyo yumvaga ashaka, ariko abenshi tuzasanga n'ubundi bagiye bifuza uku nguku, bamara kubigeraho barangiza ahubwo bwa bukungu bumvaga bazageza ku batinde bakabatikahaza kurushaho sha. Nguwo umuntu kabisa, bwa bukungu yavugaga yuko azabubarunda hari bwinshi cyane, inka bagatunga, n'imwe bari batunze ahubwo yarayibatse arayijyana, imyaka bagahunika ahubwo yamara kugeraho aho kugira ngo bayihunike ahubwo bakayishwanyaguza bakayigwizaho ubwabo we akihunikira, maze koko bya bindi akavuga ngo agatuza, ahubwo we agatuza ari we wenyine, ariko ku bwa rubanda wapi, maze akazareba k'ubutindi, yamara kuvuga ngo akazareba k'ubutindi ugasanga nta k'ubutindi ku giti cye wenyine, abandi bo ntibibareba, ibyo abandi ntabwo akibyitayeho, nta n'ibyo akeneye kumva, akajya abugenzura, yamara kujya kubugenzura akabugenzuza umugore we n'abana be kugira ngo nyine batazasubira inyuma bakabura na cya cyubahiro bari bafite bagahomba, bwashatse kubyutsa umutwe agahita bwica. Biranashoboka yuko umuntu burya wamaze kwigwizwaho utw'abandi, iyo ushatse kugira ngo umusubize aho yavuye, azi imvune yahuye nayo, azi n'ibibazo yahuriyemo nabyo, rwose ashobora kugwa nabi cyane. Ariko abantu babayeho nk'uko iyi ndirimbo ibayeho, nta mukene n'umwe wasigara kuri iyi si ya rurema, ko abantu bose babaho bazamurana, mbese babaho bari tuzamurane. Ariko kandi uzasanga hari na hamwe umuntu avuga yuko bazanye tuzamurane, ahubwo wamara gufata bya bindi bikuzamura akaba ari byo bigushira hasi cyane, bitewe na kondisiyo bagushiriyeho ziteye ubwoba. Nuguhaye ngo aragufashije turusheho gutera imbere, akaza kureba ya nyungu akagombye gukuramo yaguteza imbere, nayo akayimaramo akaguhereza inyungu nyinshi cyane ugomba kumwishyura, n'ubundi ugasanga niwe uri gukorera bikazarangira bikunanije, nta n'ikimwe ugezeho. Edayere no twaye tukarangiza duteshwe cyamunara. Ese kubera iki ibyo bintu bibaho? Kubera ko umuntu washaka kugukura mu bukene atakugira inama nziza yuko wakoresha ibyo bintu byagukura mu bukene, ahubwo yarangiza noneho ahubwo akagukeneka kugira ngo utazagera ahantu ugera. Ese koko kubera iki twibaza ibibazo ngibi? Ndakwibutsa ko intego y'ikiganiro ni uguhishura ibyahishwe amaso y'abadashaka kureba kure kandi barora. Ni nayo mpamvu uzasanga abantu benshi niba ari umukire arakomeza gupfukangiza umukene akomeza atingahare cyane, ariko ukiza akomeza akire ku rwego rwo hejuru mu bicu. Ariko wa mukene wadatera intambwe narangiza agenda agakora agakorwa kamwe ko gufasha abakene nka 20 rimwe mu mwaka, kandi yaracucuye utwabo, narangiza agaragaze yuko nyine bafate n'amashusho yuko hari abakene yakenuye. Nguwo umuhanga wo kwiba ariba, yarangiza n'ibyo yibye, yamara kubona amaze kubyiba cyane, amaze gukuramo isheki akazanamo nka kimwe cy'ijana agahereza bamwe muri abo ngabo kugira ngo asibanganye ibimenyetso atazagira umukeka ko ari igisambo. Baza sha, uwo ni umuntu kabisa. Kubera ko abantu dukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ese nawe ibi bintu gihura nabyo muri rubanda, wibaza uburyo ki abantu babana neza kurusha abandi, n'abantu tuvuga yuko bafitanye umubano n'amabanga hambaye, hari umugore n'umugabo, ariko umugore kubwo gushaka cya cyubahiro arenze ku nshingano, umugabo nawe kubwo kugira ngo yigarurire cya cyubahiro cyatakaje. Nk'uko bababwiye ngo umugabo udashoboye gufata icyemezo ntabwo akwiriye kuzaba umuntu ufatika muri rubanda. Abemera amahana bakavuga ngo niba adashoboye gutegeka urugo rwe ngo ntabwo azagera ahagarara imbere y'iteraniro, ariko mu mategeko ya leta yo akavuga yuko umugore n'umugabo bategeka bingana. Byaba ariyo mpamvu se uwo mugore yavuze yuko ako kanda atazakazana ngo maze arebe, ariko bikarangira umugabo amusohoye. Ubwo ibyo byaba bisobanuye iki? Ese niba bagusohoye ukarira, ukajya kuririra hanze ugatabaza, na ndetse ugakuba amaguru, ese cya cyubahiro cyawe nibwo kigaruje cyangwa ubwo nibwo gitaye? Ntawe ugukubise, ntawe ugukozeho, ariko ibyo byose birakoze. Ese koko uriya mugabo we kubera iki ibyo byose mwemera ko bibaho kandi bikabageraho? Hakorwa iki? Iyi sosiyete izubakwa ite ko abantu ukuntu babayeho? Kubera ko amahoro akomeje kubingume muri rubanda, mu bantu bose mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera ko abantu batagiharanira amahoro. Ese wowe ku giti cyawe wumva ari iki cyakorwa kugira ngo amahoro aze? Hari uburyo
bugera muri 16 bwo gutuma umuntu abaho afite yamahoro yuzuye, ariko kandi hari n'uburyo bugera muri 16 bushobora kukubuza amahoro ubuzima bwawe bwose bukazabaho utigeze uyageraho. Ukazabona abantu bari mu muhanda bishimye ariko umutima wabo wuzuye nemba, bimeze nga yataka batwikiriyeho sima ariko kandi zatoboka mu gahe gato katarambiranye. Niyo mpamvu umunyarwanda w'umuhanga yavuze ngo nawe utwikiza ngo ahishe ibyotsi, ko hari ikintu kibigaragaza. Uragira ngo gushaka amahoro bisaba iki? Uragira ngo kuyageraho bisaba iki? Nushaka amahoro utegura za ntambara. Ngo ubwije kuri ko nta ntambara n'imwe yigeze itanga amahoro ku isi. Muzajye mu mateka y'ibitabo muzasanga nta ntambara n'imwe yigeze itanga amahoro, ariko principe yabaye principe ngo ushaka amahoro ategura intambara. Ese nawe uri tayari ngo dufatanye kugira ngo tuze gufafanura ducukumbure tukwereke neza yuko aha amahoro aturuka, na ndetse nawe ushobora guca gatoya amahoro ukayabura yo mu mutima. Buriya gutunga byinshi ni byiza, ariko gutunga amahoro bikaba byiza kurushaho, ariko ufite nabike biciriritse bigufasha kwitunga mu buzima bwa buri munsi. Tunga ibya mirenge bitagira amahoro, icyo gihe rwose byaba bimeze ngo ko ubona simirisije neza ariko munsi nta buye ririmo, nta mucanga urimo, harimo itaka risanzwe kandi rizarimena vuba. Reka turebe ngo ese ni iki dukwiye gukora. Twibutsa ko urabikurikirana no kuri YouTube channel ya Kuberiki TV. Reka turebe niki tugiye gukora.